noneho n'umuntu yapfuye bakamushingura bucya mu gitondo dusanga isanduku ejo bamutaburuye birahari rwose ntago tukubeshya pe iyo umuntu apfuye yishwe nabo arapfa bagasiburukanye bakava ku kiriyo nk'uyu ngo yajya kunywa agacupa akaza kubwira ati nahuye na Bernadette si jewe kandi yapfuye noneho uyu mukecuru akava ku isambu bwije akaza atanyamara nubwo muri aho ngaho nahuye na Bernadette yarapfuye aya magambo avuzwe n'abantu babiri batatu narapfuye umunsi mu minsi ibiri bajya kureba bagasanga yamva n'isanduko babikuyemo babijyanye ahandi hantu. uri umunyamugisha wabonye iyi video uko ibyo ugiye kumvira muri yo bizatuma wibanda uzamenya aho kugendera ndetse n'aho gutinya unabitinyishe n'abana bawe. Ibi bigiye gutuma urokora ubugingo bwawe ndetse urokore n'ubw'umuryango wawe wakunda naho bazarokora ubw'umuryango wabo bazaba bagezeho. Ibi ngiye kukubwira niko kuri kuko kwavuye mu mateka ya kera cyane ndetse na n'ubu benshi baracyabigenderamo. Abangiye kukubwira urabagendera kure kuko nibo bamaze abantu, nibo bagiye bica abantu babica bahagaze ndetse bakanabica mu buryo butandukanye, bamwe bakabica mu buryo bwa philosophy ndetse na psychologically. Banezezwa no kubona imirambo yuzuye buri hamwe kandi bakanezezwa cyane no kubona amaraso adudubiza nk'uko Nyabarongo zidudubiza buri kanya. Aba nibo basigaranye umwambaro wa Sekibi igihe bamuturira bamufunga imyaka 100, bo basigaranye imyambaro we ndetse n'ibice bimwe bimwe by'ubugome bwe nibo babisigaranye. Abura bagendera kure, ubarebye bibaza ngo n'abantu ariko imitima yabo yuzuyeho ibitagangurirwa. Ubarebye ubona basa neza ariko imitima yabo iriko vidaje. Uzabasaba amazi inyota ikwishe, uzabasaba ibiryo yewe inzara ikurembeje, kuko ibyo baguha ibituma ugerayo bityo bakakugeza mu irimbi, maze ubundi bakabona inyama zo kurya n'amaraso yo kunywa. Kuva na kera barazwi kakazi kabo ari kuroga, kakazi kabo ko bagirwa ari kwabonye abantu bapfuye. Mu Rwanda hari uduce twinshi cyane twagiye tubonekamo uburozi, ariko tutwongeye kubwira nitwo twambereye we natwo twarimburiye utundi twose. Ni nayo sekuruza w'abarozi bose bo mu Rwanda. Ese nawe ko nzi kuri ingenzi ndamutse nkwibira kakabanga sinaba ndokoye ubuzima bwawe ndetse n'ubwo abazagukomokaho. Utu duce ngiye kukubwira urazatugendera kure ndetse uzanabwire n'abana bawe kuko abantu bahatuye yewe n'isazi barayiroga. Ntibakangwa bato, ntibakangwa bakuru, ntibakangwa beza, ab'inzobe n'ab'imikara bose bararimbagura. Sindi bugutindire yewe muzaniye uduce 5 tuziho cyane kuroga mu Rwanda. Utu nitwo dufite igisekuruza cy'abarozi cyose kiri mu Rwanda. Aho uzi hose hari umurozi yagiye ava muri kano gace, aka n'akarere ka Ngoma. Iyi Ngoma ahantu bita Kibungo, aha ni hahandi ubona umuntu ariko arogoga ikirere yewe afite agataro ndetse afite n'umukubuzo akomoza agenda. Aba ukuntu bameze iyo bashaka kujya ahantu kenshi ntabwo barinda gufata icyogajuru cyangwa se ngo bafate za rutema ikirere, bo ngo bafite uburyo kibicara ahantu ku gataro maze ubundi bagafata umukubuzo yewe ikirere bakacyogoga. Kugera i Kigali bavuye mu karere ka Ngoma bibatwara iminota igera kuri 6 yonyine. Urumva babararenze. Abasi no kuroga gusa ahubwo bafite n'ibindi bintu bitandukanye n'ibyo bandi barozi, kuko bo ngo nibo batanga uburozi bw'abantu bose bagenda gusaba. Abagiye guca uburozi bwose barinda kuza mu karere ka Ngoma. Aba bararenze koko. Aha nushaka kwita ubwami bw'igisaka cy'abazirankende mu myaka 700 ubwami bwagwanye n'u Rwanda imyaka irenga 538 byavuye ku kwimwa umugeni k'umwami w'igisaka aho yashaka kurongora ikomangoma Kazirugwa Nyiramateke mushiki wa Bwimba wari mwene Sosa Mukondo na Nyakanga bari batuye u Rwanda. Guhera ubwo igisaka cyari kizwiho kubitisha inkuba ndetse no kugwanisha amarozi y'utubuno twa Nyiramavumba. Kuva icyo gihe bahise biyemeza kujya baruga u Rwanda, bahise baruga u Rwanda mu buryo bukomeye babicishije muri ayo marozi. Ariko nabwo byaje kubagwa amahoro kuko byarangiye intambara batayitsinze, bityo u Rwanda rumaze kubatsinda ruhita gwiyomeka agace kose k'igisaka, ari naho twatubuno twa Nyiramatezi natwo twahise dufata indaro. Aho ni mu karere ka Kibungo. Ku mwanya wa 4 haza Rusizi. Aha nushaka uhite kwiriba rya Bukunzi, aha niho bogereza bari barabujije imvura kugwa. Iyo bonesha ubuzire bakonona ubusita bakagara mu buhara, baba bishweje imvura ntiyakoroka n'akama hasi. Ngo rero iyo umwami yagomba ko imvura igwa igenda kuvubisha Bukunzi agatuma habavuvyi imvura ikabona gukoroka. Iyo nta macuho yaba yazimeranije imandwa z'abashuna
uko imyaka yagendaga ishira niko uburozi bw'ubushwirano bwagenda bucika maze bugenda nka nyomberi. Mu gihe ivanjiri yari imaze kwinjira u Rwanda, bamwe bahitamo kubiheba, abandi bareka ibyijyanye n'ivanjiri ahubwo bakomeza amarozi yabo, abandi nabo bajya mu bijyanye n'ivugabutumwa ndetse n'ubutumwa bwiza bwanditswe mu bitabo bya Eranda. Benshi basa n'abamaze kubivamo nubwo hakiri uduce tumwe tumwe tugaragaramo ibisa n'imbaraga zidasanzwe z'umwijima. Ahari mu karere ka Rusizi, mwe murahazi kundusha, wewe uhatuye ndazi uraza kumbwira ese biracyahari? Gatatu, tuhasanga akarere ka Nyagatare, ahantu ushaka kwita igicumbi cya Nyabingi mu Ndogwa nk'itetero ry'abakobwa, nyuma y'uko we na musaza we bari bavuye kwa Nyirasenge inabunyana igihe Ruganzu Ndori yari yagambiriye gutabara u Rwanda rwari rumaze imyaka 11 ata mwami rugira. Amapfa yari yarateye atabukibyara nyuma y'intambara y'incengu y'ingabo za Nzira ya Muramira umwami w'Ubugara ndetse na Seburanshengo umwami w'Ubugoyi. Ruganzu Ndori yaje mu Rwanda, Nyabingi icumbikirwa mu Ndogwa ariyo Nyagatare y'ubu. Aha rero Nyabingi yaje kuhakorera ibisa n'ibitangaza bitangaje cyane, ari naho yaje gupfa. Noneho abari basigaye bagasigara baramwambaza ngo abasabire ku mana zabo kugira bazajye baronka urubyaro. Ku mwanya wa kabiri, akarere ka Gisagara, asa ku mwaka w'1978 hari abarozi bitwaga Abacuna, barabagugu b'umwami Kigeli mu Kubanya wari umaze guterera umukobwa we Daragituru umusekuruza wa bene Dore. Aba rero yabifashisha mu gukubitisha inkuba abanzi be cyangwa se kwimura umusozi bakawutwara aho bo bashakaga. Aha bifashishaga amarozi yakomoka ibungwe bahita amasogi. Kubera ubuhanga bw'abo barozi, mu gihe bahererekanye ubwo burozi bakoresha uburyo butangaje ku buryo na n'ubu hari ibice bimwe bimwe bikigaragara mu ubwo burozi. Hari n'abantu benshi batinya bimwe bimwe mu bice bya Gisagara. Ku mwanya wa mbere, akarere ka Burera. Aha kimwe no mu bice bya Ndogwa habaga hihangana rikomeye cyane ryahuza abo bitaga abageruka, bahora bagwana n'abagirwa ba Nyabingi rukabura gica. Ari nabyo byaje kugira ingaruka ikomeye cyane ku gihugu cyose, kuko buriya nk'iyo abageruka barakaraga ngo bahita bahagarika izuba igihe kingana n'amezi 6 atazuba riri bwake kandi rikaguma rihagaze. Aba bagabo bari barenze. Abuzukuru b'abageruka bakomeje gukurikiza ibyabo bageruka, iby'abasekuruza babo ku ngoma ya Gikristo yo kwimika ivanjiri mu Rwanda. Bamwe muri bo barabiretse, abandi bakomera ku muco w'abasekuruza babo. Ari nicyo cyatumye aka karere kugeza na n'ubu kaza mu turere tugoye guturamo cyane kubera imbaraga zidasanzwe zihavugwa kugeza na n'uno munsi. Ibi mbibutse ko twifashisha zimwe mu nyandiko za kera ndetse n'ubuhamya bwa bamwe mu bahatuye ndetse n'abigeze kuba barahatuye, ariko na n'uno munsi bakaba bakivuga bimwe mu buhamya bw'aho hantu. Yego birashoboka ko ibyo biba byarahabaye kera, ariko kugeza no munsi bikaba bitagihari, ariko amateka yo akagaragaza ko aho byigeze kuba. Hari nacyo cyatumye abantu benshi bagenda batinya utwo duce. Ese wowe hatuye ubona bimeze bite? Hari aho twaba twibeshye cyangwa se hari aho twaba tuvuze ibitandukanye n'ibyo bihari, uko twaba tuvuze bikeguruca uko byaba bihari? Niba wowe hari icyo waba uzi, waduha inyunganizi ukandika muri comment ukatubwira ati muvuze bike ku bihari cyangwa se mwavuze byinshi, ibihari nibyo bike. Iki kiganiro mbibutse ko kinyuze kuri Neza Empire, njye ukibakoreye nitwa Gigi Jimbao. Kora subscribe kugira ngo n'ubutaha duzakomeze kuronka inyungu z'ubwenge ndetse n'inyunganizi mu bijyanye n'ubuzima. Niba hari ikidasanzwe bawumvishe, ntabwo nkubwiye ko no munsi bigihari, ariko yari amateka twari ko tubabwira. Icyo ngusaba nuko utarakazwa n'iyi video wowe wabutuye muri tuno duce, ahubwo twasubiye mu mateka y'u Rwanda kugira ngo n'undi wese amenye igihe Rwanda rwa kera rwari rumeze, igihe iterambere ritari bwaza n'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ubuvuzi bugezweho, uko kera aho bakoresha ubuvuzi bwa gakondo. Ukomeze gukurikirana Neza Empire, ndagusabye nturakare kuko ibi nkubwiye mbivuze nifashishije zimwe mu nyandiko za kera ndetse n'ubuhamya bw'abakera bwagiye butangwa. Ndagusabe rero wirakara ko ndaza abantu bamutuye mu duce tukavugwamo ibibi, benshi muhita murakara. Ndagushimiye rero wowe utarakaye, bityo ngo Imana ikomeze kukurinda. Niba abarozi bagihari, Imana ibakurinde mu izina rya Yesu, amena.